nanjye sinari nzi ko nzagira iyi myaka isi kitaraza. None dore iminkanyari iranyishe. Nje nta minkanyari mbona igikomeye. Hari igihe mba ntameze neza, ariko naje kubona ko gukomeza kwibanda ku gihe imperuka izazira atari byiza. Ibyo nibyo byabaye ku mugore wanjye Dorasa. Tukimara gukora ubukwe twahise dutangira umurimo w'ubupayiniya. Icyo gihe twari twishimye cyane, kandi twibwiraga ko imperuka iri hafi kuza. Icyakora imperuka ntiyaje. Ubu naho bazukiye ibikuni mu gahanga, naho bazubaga, naho bazukiye ntabwo tutari kimwe. Hari icyo nshaka kukubwira. Bifuza ko twimukira mu itorero ryo mu majyepfo. kuki se ariho twakwimukira? Nta nubwo ari mu ifasi yacu. Nibyo ni kure. Kandi nkurikije ukuntu ibintu bimeze, ndumva atari igihe cyiza cyo kwimuka. Ariko nabo bakeneye ubufasha. Gusa umuvandimwe Maseko yabidusabye gusa ngo niba bishoboka. Ndananiwe. Reka wenda tuzabiganireho ejo. Oya, ndambiwe ibintu byose. Ndambiwe guhora nimuka nkahindura ibintu byose. Buri gihe nishimiraga gukora ibyo Yehova dusaba. Ariko sinari nzi ko imperuka yatinda bigezaho. Ndarambiwe. Nanjye sinigeze ntekereza ko twageze iki gihe isi nshya itaraza. Ndabizi ko twagiye dufata imyanzuro myiza. Ariko ubu nta mafaranga dufite. Uyu munsi mu materaniro ubwo nateruraga turani natangiye gutekereza ukuntu natwe tuba dufite abana iyo tutaba abapayiniye. Tabo. James, amakuru yawe inshuti yanjye. Kuyu munsi wagatangiye kare. No kubera ko mfite akandi kazi nyuma yaho. Erega imyaka 25 nini. Numvise ko wewe narinda muzajya mu itorero ryo mu majyepfo. Twifuza ko mwazajyayo. Yego, ariko urebye turacyabitekerezaho. Igihe cyose wewe narinda muba mwifuza gufasha. Turagerageza. Ariko ubu sinzi ko bizadukundira. Ese mumeze neza? Urebye turananiwe. Nibyo. Murakora cyane. Nawe nuko. Ufitiye gahunda kwa gatandatu. Ese wazadusura tugasangira? Ndabumva. Nanjye sinari nzi ko nzagira iyi myaka isi kitaraza. None dore iminkanyari iranyishe. Nje nta minkanyari mbona igikomeye. Hari igihe mba ntameze neza, ariko naje kubona ko gukomeza kwibanda ku gihe imperuka izazira atari byiza. Ibyo nibyo byabaye ku mugore wanjye Dorasa. Tukimara gukora ubukwe twahise dutangira umurimo w'ubupayiniya.
icyo gihe twari twishimye cyane kandi twibwiraga ko imperuka iri hafi kuza. Icyakora imperuka ntiyaje. Uko imyaka yagendaga ihita niko na Dorose yagendaga acika intege. Yarakajwe cyane nuko hari Magidoni itaje. Ibyo byatumye atangira gushidikanya, kandi amaherezo yarantaye atana Yehova. Ibyo bigomba kuba byarakubabaje cyane. Nicyo kintu cyambabaje cyane mu buzima. Nibyo koko muri Petero wa 2:3-12 hadusaba gutegereza kandi tugahoza mu bwenge bwacu uko haba ku munsi wa Yehova. Ariko tugomba kuba maso ntidutegereze duhangayitse. Nibuka ko hari amagambo Yesu yavuze bigatuma benshi mu bigishwa be badakomeza kumukurikira kubera ko atarahuje n'ibyo bifuzaga. Icyo gihe Petero yavuze iki? Mwami, twagenda dusanga nde? Ni wowe ufite amagambo y'ubuzima bw'iteka. Ukuri ntiguhinduka nubwo ibintu bitagenda nk'uko twari tubyiteze. Icyo dukwiriye kwibandaho ni ugukorera Yehova ibyo dushoboye byose kandi tukaguma mu rukundo rwe.